nimwe ruzingiyeho kugira ngo abanyarwanda tuba umwe 100%. Nituba umwe 100%, ntawe ushobora kutumeneramo. Igihugu tuzakibaka kimene neza kandi gikomeze gitera imbere. Ndabashimiye rero kwari kugira ngo mfungurire itorero ni kuri ayo magambo ndetse n'abambajije nagira ngo nshimangire bose mbizeza kandi mbasaba ko mwitanga mugakurikira. Ni iminsi mikeya ariko muzavanamo ibintu bizabafasha kuba urubyiruko rwiza no kuzaba abantu bakuze bakomeye, abagabo n'abagore batamenerwamo. Murakoze. Kimwe mu bikorwa dukora muri uyu mushinga ni ugutegura ihuriro ngarukamwaka rihuza abanyeshuri bose bafashwa na Imbuto Foundation muri uyu mushinga. Iyi rero ni inshuro ya 14 dutegura ihuriro, ariko uyu mwaka rifite umwihariko nk'uko ari ubwa mbere ribereye muri iki kigo cy'ubutore. Turizera ko abaryitabiriye bazarangiza iyi gahunda y'itorero ari intore zibereye u Rwanda ziteguye tumwa ku rugerero kandi bigatumika. Biro kuvuga ngo gukunda igihugu ni ihame, muri bato utari gito ushobora kugikorera ute. Icyambere ni ukuzuza inshingano usabwa. Inshingano usabwa niba uri umunyeshuri ni wige cyane, wige neza, utsinde n'amanota menshi. Icya kabiri witware neza, uheshe ishema abakurera, uheshe ishema ababyeyi n'igihugu.